Reka mbasura kandi bifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri GB Empire isoko y'amakuru y'ibaka societe nkuko byakomeje kugira bigaragazwa tuba tugarutse muri update ziba zikomeje kugira zitangazwa nkuko bikomeje kugira bigaragazwa inyandiko zakomeje kugenda zandikwa nakomeje kugenda mbona Olivier Nduhungirehe umubanyi n'amahanga ukomeje kugenda ugaragaza ko Dr Charles Murigande wakomeje kugenda ugaragaza ibyishimo bidasanzwe nyuma y'imirimo yakomeje kugerengerwa nakomeje kugenda mbona benshi bakomeje kugira batera commentaire kuri uyu mugabo Dr Charles Murigande wakomeje kugenda uvugisha benshi mu banyamahanga bakomeza kugenda bibaza ese mu byukuri Murigande ni muntu ki kugira mu byukuri tuze kuba twabona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aza kuba yamuhagurutsa mu nteko mu byukuri akaba yamuhereza ijambo akaba yatanga inyunganizi ku gihugu cy'u Rwanda nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa ku materezo nyinshi zakomeje kugira zitangwa n'abanyamahanga bakimara kuba babona uyu mugabo Dr Charles Murigande wakomeje kugenda uvugisha imbuga nkoranyambaga nakomeje kugira mbona mu byukuri abanyamahanga bakomeje kugenda bacika urondogoro nyuma y'amagambo yakomeje kugira atangazwa na Dr Charles Murigande wakomeje kugenda ugaragaza ku rubuga rwa Twitter wakomeje kugenda uvuga ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cy'amata n'ubuki kandi bidasubirwaho uko byakomeje kugenda bigaragazwa ariko kandi Olivier Nduhungirehe wakomeje kugenda ugaragaza ko Dr Charles Murigande ari umwe mu byukuri mu bagabo u Rwanda rufite abanyabwenge nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa rego mu byukuri tubashe kuba twari hamwe updates zakomeje kugenda zigaragazwa kuri uyu munsi ukabona ko ibyakomeje kugenda bigaragazwa mu ijoro ryakomeje kugenda bigaragara mu nama yakomeje kugenda ihagurutsa witwa Dr Charles Murigande wakomeje kugenda uvugisha benshi abanyamahanga bo bakomeje kugenda bandika imizingo y'inkuru bakomeje kugenda bita mu byukuri bakomeje kugenda mbona bakoresheje amakaramu atukura ndetse n'ubururu bakomeza kugenda kuri politike y'u Rwanda bakomeza kugenda bibanda kuri Dr Olivier Nduhungirehe ndetse na Charles Murigande bakaba ko bakomeje kugenda bavugisha imbuga nkoranyambaga ndetse ndaza ko navuga ko benshi bakomeje kugenda bacika urondogoro nyuma ko mu byukuri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame aza kuba yahagurutsa Dr Charles Murigande mu byukuri akaba yatanga inyunganizi ku gihugu cy'u Rwanda ukabona ko ibyakomeje kugenda bitangaza benshi bamaze ko mu byukuri bakibaza ese mu byukuri signataire Dr Murigande ni muntu ki nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'umugabo w'imyaka 67 akaba mu byukuri yakomeje kugenda akorera igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda imyanzuro mu byukuri akomeje kugenda igaragazwa n'imyinshi ngira ngo tubashe kuba twarebera hamwe uko byakomeje kugenda bigaragazwa nakomeje kugenda mbona inyandiko zakomeje kugenda zandikwa mu mahanga bakomeza kugenda bibasira cyangwa se bibanda igihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi ari ngo mbere tujye kuba twabana ukigera hanga kuri GB Empire turagusaba gukanda sabone cyangwa se subscribe cyane kandi ubikano gufungura kuri iyo nzogera twishire kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro by'ubwenge bikomeza kugenda tukugezaho gatanu kandi kuba byakomeje kugenda bigaragazwa mu misingo y'inyandiko ziba zakomeje kugenda zitangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye mu mahanga ndetse no mu Rwanda ndiko mu byukuri tubashe kuba twakwibanda kwitwa Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwitwa Dr Charles Murigande wakomeje kugenda uvugisha ibitangazamakuru bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga bakomeje kugenda bandika inyandiko zakomeje kugenda zibasira Dr Charles Murigande kugeza kuri aka kanya yesekana nyo ngorese ikaze mu cyo by'isi uri mu bice bitandukanye nkuko byakomeje kugira bigaragazwa tuba tugiye kuba twarebera hamwe updates zaje zikomeje kugenda zigaragazwa nakomeje kugenda mbona makuru akomeje kugenda atangazwa inyandiko zo nyinshi zakomeje kugenda zigaruka kuri Dr Charles wakomeje kugenda ugaruka ibitangazamakuru bitandukanye nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa Dr Charles Murigande wakomeje kugenda uvugwa n'abatari bake bakomeza kugenda bibasira inyandiko zikomeza kugenda zivuga nkuko bikomeza kugenda bigaragaza amakuru akomeje kugenda avugwa ku myaka 67 kandi akongeye kuba yahabwa inshingano zo kuba yakongera kuba umusenateri ukomeye muri politike y'u Rwanda gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa inyandiko zakomeje kugenda zandikwa n'inyinshi nakomeje kugenda mbona muri Washington DC bakomeje kugenda bagakomyanzo bakomeje kugenda ifatwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda washe ko hagurutsa uwitwa Dr Charles Murigande wakomeje kugenda uvugisha ibitangazamakuru bitandukanye nkuko byakomeje kugenda byumvikanwa nakomeje kugenda mbona uwitwa Dr Charles Murigande ukomeje kugenda ugaragaza ko agiye kuba yakongera gufata inshingano ku myaka 67 ariko kaza ko no byukuri abofisiye bamwe na bamwe bakomeje kugenda bakurwa ku nshingano ariko Murigande we akaba yamaze kuba yakemeza ko agiye kuba yasubira ku nshingano bikaza ko byagaragazwa na Olivier Nduhungirehe mu byukuri akomeje kugenda ugaragaza ko ari by'agaciro cyane kuba uwitwa Dr Charles Murigande wongeye kuba wagaragara mu kwa mu byukuri agiye kuba yafata izindi nshingano muri leta y'u Rwanda cyangwa se muri politike y'u Rwanda ariko nakomeje kugenda bona ibitangazamakuru bitandukanye byakomeje kugenda bigaragaza inyandiko zakomeje kugenda zibasira Dr Murigande mu byukuri ukomeje kugenda ugaragaza ko yongeye kuba yafata izindi nshingano uko kandi byakomeje kugenda byandikwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda ugaragaza inyandiko akomeza kugenda agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomba kuba cyakubarwa mu buryo bwa politike na diplomasi bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko u Rwanda ari igihugu gikomeje kugenda kigaragara ko mu byukuri gikomeje kugenda kibaka muri demokarasi ukaze ko wabona ko ibyakomeje kugenda bitangazwa byo ni byinshi nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa muri Washington DC amakuru akomeje kugenda agaragara arakomeza kugenda yibasira politike y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame uko kandi bikomeje kugenda bigaragazwa
Dr Charles Murigande ukomeje kugenda ugaragaza ko politike y'u Rwanda igomba kuba cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, ariko kaza kubona ko benshi mu banyamahanga batifuriza ineza u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko imyanzuro ikomeza kugenda ifatirwa muri politike y'u Rwanda cyangwa se mu kanama nkemurampaka ubona ko by'ukuri byakomeje kugenda biteza impaka zikomeye cyane. Kim Yungo Jun uturuka muri Korea y'Amajyepfo yakomeje kugenda agaragaza ko ibyakomeje kugenda bivugwa witwa Dr Murigande wakomeje kugenda ugaragaza ko agiye kuba yafata izindi nshingano, bikaba byakomeje kugenda bivugisha abanyamahanga benshi cyane bakomeje kugenda bandika inyandiko zakomeje kugenda zigaruka ku Rwanda ndetse n'abanyarwanda, ariko ukabona ko ibyakomeje kugenda bigaragara nka feedback ikomeje kugenda ituruka muri presidence yakomeje kugenda igaragaza ko Dr Charles Murigande we yakomeje kugenda agaragaza ko nyuma y'uko yaramaze kuba yabaritade cyangwa se yahabwa ikiruhuko cy'izabukuru akaza kuba yagaragaza ko agiye kuba yafata izindi nshingano nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko ukabona ko abanyamahanga bakomeje kugenda babifata mu by'ukuri nabi nk'uko kandi bikomeje kugenda bigaragara ibyakomeje kugenda bigaragazwa mu byavuye mu kanama nkemurampaka bikomeza kugenda bigaragaza ko Dr Charles Murigande ukomeza kugenda ugaragaza ko agiye kuba yakongera kuba imbaraga zikomeye cyane z'abaturarwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko kandi bikomeje kugenda bigaragazwa Perezida Paul Kagame ukomeza kugenda ugaragaza ko abanyarwanda bagomba kuba bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo mu by'ukuri abatifuriza ineza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, uko byakomeje kugenda bigaragazwa kandi feedback zakomeje kugenda zigaragazwa n'abaturarwanda benshi bakomeje kugenda barwanya by'umwihariko ibigarashe bikomeje kugenda byandika inyandiko zikomeza kugenda zibasira u Rwanda, ukabona ko mu by'ukuri bikomeza kugenda bitangazwa n'abanyamahanga bakomeza kugenda bagaragaza uti amasezerano yabereye muri Washington DC akomeje kugenda yubikwaho, kandi bikomeje kugenda bigaragazwa ko Donald Trump akomeje kugenda ugaragaza ko igihugu cya Kongo cyaje kuba cyababarira igihugu cy'u Rwanda. Akomeje kugenda bigaragazwa nk'uko mwakomeje kugera mubona amakuru akomeje kugenda atangazwa, byakomeje kugenda bigaragazwa na leta Kinshasa yakomeje kugenda itangaza inyandiko zakomeje kugenda zigaragaza ko u Rwanda mu by'ukuri rukomeje kugenda rutera inkunga izi nyashyamba zibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukora ko mu by'ukuri ibyakomeje kugenda bigaragazwa Olivier Nduhungirehe ukomeza kugenda wibasira by'umwihariko izi nyandiko zakomeje kugenda zandikwa na Gisegeti zikomeza kugenda zibasira u Rwanda agaragaza ko ari ikinyoma ndetse kandi ko atifuriza ineza ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, ukana ko ibyakomeje kugenda bitangazwa kuri aka kanya byakomeje kugenda bifata inintera nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa kuri uyu mwanya, ariko ukana ko mu by'ukuri ibyakomeje kugenda bigaragazwa n'abasinyateri bakomeye mu Rwanda yego mu by'ukuri n'ibyakomeje kugenda bivugwa n'uwitwa Evode wakomeje kugenda ugaragaza ko abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda ari igihugu mu by'ukuri kigomba kuba cyagaragaza vision cyangwa se iterambere rikomeye cyane, kandi bakabikora mu by'ukuri bagamije kuba bateza imbere igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na sinyateri Evode ukomeje kugenda ugaragaza ko abakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri u Rwanda rukomeje kugenda rutera inkunga zikomeye cyane izi nyeshyamba zibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za M23, bavuga ko mu by'ukuri ari ibinyoma bigabije kuba mu by'ukuri byaharabika igihugu cy'u Rwanda.